yemwe kwa Haruna. Uno si umugore Haruna yaraye azanye n'izuba mbandoga sebicece. Erega Haruna nawe uhari yagiye ku kazi. Ahubwo n'umugore witwa Hawa aransagariye antwara inkweto kandi arizo nari nsigaranye gusa. Ubwo nta kindi akujije ko wamutwaye umugabo. Cyakora njye ndarengana. None se madame, ntabwo uzi ko agakunza babiri kabateranya? Njye naraye ngeze naho inka zihumuje, nzanywe na Haruna nk'uyu iwacu ku Mubuga. Wani rwose ntabwo nduwi. Ye yakuzanye ate? Ko sebuja akiri mu butumwa mu mahanga kandi nkaba nzi ko adaheruka iyo ku Kibuye. Yaraye anzanye mu modoka ye, cyakora yaje kugira ibyago. Yaraye ahuye n'uruva gusenya asa nk'uwataye umutwe, none azindutse ajya kwinginga abajandarume ngo bayimusubize. Niba bayimusubiza simbizi. Ahubwo natareba neza arafunga uwo munyamafuti. Ahubwo wari uzi yuko iyo modoka agenda yita natariye? Ni yande se? Ni igitangaza ye, niyo minisitiri. Ese niba ari uko bimeze arabyifata mute we? Mwari mwiza rero, nta shiti iyo nshuti yawe ni shitani mbi. Yitembagaza si ukubeshya ye, maze ijye kugwiza umurongo w'abashavuye mu bushomeri. Oya, Haruna akina umupira neza mu ikipe y'igihugu, ntibatinyuka kumwirukana. Reka da, niyo yaba akina mu ikipe y'inkuba ntabwo batinya kumuhana bihanukiriye, yiha urwego rutamukwiye yica amategeko. Ariko se tuvuze ibintu tugasubira ibindi. Ndabona utishimye kandi ndareba isura yawe nkasanga urimo uhora akeye. Ahari ni umunaniro mfite kuko ntaraye nsinziriye iri joro. Nibyo koko. Ese ariko ubundi witwa nde ko twakomeje kuvugana ntitwibwirane? Yewe njyewe nitwa Mazi ya Teke Odeta, nayo data yanyise. Ngo nde? Mazi ya Teke Odeta. Mazi ya Teke? Koko uri mwiza usa n'amazi yo kwiteke mbandoga sebicece. So yakwise yitegereje pe. Niko se di, imyaka ye yaba ari nk'ingahe? Ko ndeba itotorerwa. Ni 20 ukuyeho 2. Ngo 20 ukuyeho 2? Uzi kwirekeraho 2 twari kubatungana? Ariko n'ubundi turangana, ahubwo kora muri izi ntoki. Ariko se ko wambajije uko nitwa, wowe ntumbwira izina ryawe. Ninjye Sebiceri wa Sebicece cyuma cy'inyundo. Uri umucuzi rero. Mbese ni nk'ibyo, cunga uruganda rwatumye nsunga abacuruzi benshi, maze n'amahirwe akansekera Imana n'amafaranga bikambonekera. Mushobora kumbonera akazi se bantu bakuru? Ko rwose mwaba mwunganiye mama Mukamana. Uruganda rwanjye nkoresha abagabo gusa. Kuki? Kuri bo mbona bafite imbaraga kandi ntibapfe gusiba nta mpamvu. Njye sinajya nsiba. Nasanze gukoresha abagore bigira ibibazo by'umwihariko. Yakubitiraho n'ibibazo byo mu ngo zabo rero, hakabaho kugoragoza byarimba bagasezererwa. None se ko tutiremye kandi namwe abagabo mukamudukeneye ngo muteze imbere ingo zanyu, ubona tudakwiriye kubaho? Mvuze se ko mutabaho? Aho umugabo yazamenya ko akanyamuneza kabaho utarabonye maso y'inyana mwicaye iruhande rwe. Wa mugore we ndumva ufite umunyu mu magambo yawe, kandi ayo maso uguma kunterekera byarimba watuma mvugaguzwa kandi ntari umugabo utavuguruzwa. Reka nkureke ngende wa munyana wa Haruna. Humura. Naho kubyerekeye akazi wifuza, ibyo biroroshye cyane rwose. Ndakabonye rero. Ko kabonetse rwose, uretse ko nyine ubu nihuta nkaba ngiye kugenzura ko abakozi bakora akazi kabo neza. Nagira kandi ngo mpitere no kuri banki bikuza amafaranga yo kubahemba.
hanyuma rero nyuma ya saa sita ndaza kugutwara tujyane gusura inzu yanjye iri kuri Muhazi, maze twiganirire inseko nziza, ntambwire n'akazi wifuza kandi washobora gukora, si byo se? nibyo rwose. cyakora nyine ntaguhishe mbe mbikubwiye hakiri kare, ndabona uzambera umunyamabanga w'umwihariko, ariwe mu gifaransa bita la secrétaire particulière. Ni sawa ni sawa, ntugire kandi ubwoba bwa Haruna, ubwo afuha cyane kenshi ari mu mafuti, ntacyo yagukoraho mpari, kuko akambije impanga rimwe namudanangirisha akazicwa n'umudari mu munyururu, kuko akambije impanga rimwe namudanangirisha akazicwa n'umudari mu munyururu. Mbese ubundi ko yibeshyaga cyane, ubwo yibwiraga ko umukobwa mwiza usa atyo azamutunga bigashoboka, ko benshi baba bashaka kwikoraho. Ariko si ikimazi yateke, humura se bicera isimba gito nk'aba bandi babeshya, njye ndekura ibicera abatindi bagaceceka bagacinyira. Reka nyaruke, ningaruka nsanga uhagaze ahangaha ku muryango, niho nza guhagarika imodoka, maze Haruna wakomeje kukubeshya atizeye ko bazanamusubiza no mu mwanya we, abone ko yaruhiye ubusa nka wa muhini waruhiye. Wirirwa Jori, wirirwe. ni mu kanya urumva byo koko babivuze kuri Nyarugenge n'amahanga, amahono yayo nagira uko angana. Nakundaga Haruna nzi ko imodoka ari iye, n'ariya minisitiri, mbega abakobwa uko dushiki ko ari kwinshi. Yambeshyaga ko ari umusore w'isugi, naho nazi ko ari kabuhariwe mu kureshya abagore, abyaraho abana akabajugunyira ba nyina. Yewe kubera uburyarya n'ubuswa buvanzemo n'ubuswayire, Haruna ndumva mwanzi inshuro 100. Uwo mucancuro wigagaza akigira umugaga kandi ari hasi y'umusenyi, ahubwo ndumva nikundira uriya Sebiceri nubwo afite ibicece ariko ni igisaza gisa neza. Ndetse iyo abanguka akaza tukigira kuri Muhazi wenda yamfungura, ndumva igifite kibazo. Amandazi n'icyayi naraye byayoyotse. Ese ko mbona Haruna yaje yakonje nk'inkoko yanyagiwe. mazi ati Kanegereza amangamba urambwira, akomeze yibeshye. Niki?